Mbaye ikaze wowe uteze amatwi Ovawadi TV Rwanda. Urakaza neza mu muryango mugari wa Ovawadi TV. Wibutse gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye bya buri munsi. Abantu benshi barimo bibaza ikijya mbere ku buzima bwa Justin Bieber. Mwamenye mu ndirimbo nka Sorry, What Do You Mean, Next to You ndetse n'izindi zitandukanye. Hari abantu benshi barimo kwibaza ngo mbese kandi Justin Bieber yaba yararetse umuziki burundu, kandi se nicyo kijya mbere ku buzima bwe? Ikaze mu muryango mugari wa Ovawadi TV. Nkaho nk'ibisanzwe bigiye kubana nanjye Thomas, begeranyiriza byinshi bitandukanye nagiye mbategurira ku bijyanye n'ubuzima bwa Justin Bieber. Ikaze. Justin Bieber yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatatu. Icyo gihe hari mu 1994. Yavukiye mu bitabo byitwa St Joseph Hospital. Ibi ni ibitaro byari biherereye muri London, muri Ontario. Ahangaha niho uyu mugabo yavukiye. Yabyawe n'umugabo aho ise wa Justin Bieber yitwa Jeremy Jack Bieber, naho mama we yitwa Patty Marette. Nyuma y'uko Justin Bieber yari afite imyaka 18, ubuzima bwaje kuba ingumi ndetse rwose buza kuba bwakomera, kubera ko icyo gihe mama wa Justin Bieber yagiye gukora ku office kari hafi aho. Ni nk'abantu baba bakora ndetse bakora kuri office zitandukanye, bakora amasuku nko gukupakupa ndetse no gucagagura no kwita ku busitani bwaho. Hanyuma kandi yahembaga amafaranga y'intica n'ikize atabasha gutunga umuryango, ariko kandi nanone babaga mu kazu k'icyumba kimwe. Justin Bieber mu buzima bwari bugoye cyane rwose, yari yifitemo n'impano idasanzwe, aho yaririmbaga benshi bagatangarira iyo mpano ndetse bakavuga ko Justin Bieber afite impano y'umwihariko. Gusa nyina Marette ntabwo yamutereranye kuko yakomeje kumushyigikira. Marette kuko yari yariyemeje kuzamura ndetse no gushyigikira impano y'umuhungu we Justin Bieber, yaje gufashwa na nyirakuru wa Justin Bieber witwaga Diane ndetse na sekuru witwaga Brice. Bafatanya hamwe na nyina wa Justin Bieber kugira bazamure impano y'uyu muhungu, maze bakomeza bashakisha udufaranga babonye, maze bakaduterateranya kugira ngo azabashe kubona uburyo ajya muri studio byibuze wenda akore indirimbo ye ya mbere. Justin Bieber kandi yakomeje kwisunga se ndetse rwose mu ruhando rwa muzika, atarazi neza ko azatangira. Nubwo yafataga gitari agacuranga kenshi agakora mu mijya, benshi bakabitangarira, ariko yakomeje kugenda inyuma ya se, ari nako akomeza gukuza impano ye kugira ngo arebe byibuze kuba umuhanzi ku ruhando rw'amahanga ndetse ku ruhando rwa muzika, wenda ngo abashe kuba yaba ikimenya bose. Gusa icyo bari bamuziho nuko yari umuhungu uzi impano ndetse ufite impano y'akataraboneka, aho yagiye kuririmbira mu Bufaransa, muri Irish, avuga mu Cyongereza, Scottish ndetse no mu Budage, ariko ari naho yigiye izi ndimi zose. Justin Bieber umunyakanada, benshi batekereza ko ari umunyamerika pire, nyamara uyu ni umuhanzi w'umunyakanada. Ahangaha niho yabashaga gushakira ubuzima bwe bwa buri munsi ndetse akarara henshi hatandukanye atari mu rugo iwabo, bitewe no gushakisha no guhiga amafaranga. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Justin Bieber yahise ava muri Canada, hanyuma yerekeza mu Buhinde kugira naho agiye kuba yahataramira, ndetse ari nako agenda afata amasomo menshi agiye atandukanye y'ubuzima kugira ngo byibuze arebe ko hari icyo yazabona, hanyuma agateza umuryango we imbere, akawukura muri ako kazu k'icyumba kimwe babagamo. Justin Bieber kandi avuga ko igihugu cyamureze kandi kikamukuza ku buryo nawe yakisanzuragamo ndetse akabona ko ari umubyeyi. Ni Canada nyine 100%. Justin Bieber yakundaga abanyakanada ndetse n'abamugaragiye muri rusange. Hari kongere yabaga muri Canada, ari nako ifasha abanyakanada bari bakenye ku buryo butoroshye, ariko nanone ikazamura abantu bafite impano zigiye zitandukanye. Nubwo iyi kongere itabaga muri Canada by'ukuri, yari hagarariwe n'umugabo witwaga Jackson, hanyuma akohereza inkunga, hanyuma ikinjira mu banyakanada, maze Justin Bieber nawe nk'umwana mutoya kandi wari ufite impano ikizamuka nawe akaboneraho. Se wa Justin Bieber
ntabwo yagize umugore umwe, kubera ko hari abana bavukana na Justin Bieber ariko hari n'abandi bene se ndetse bavukana na Justin Bieber ariko atari mu ndimwe. Se wa Justin Bieber ariwe witwaga Jeremy yazanye umugore witwaga Erin. Uyu nguyu babanye mu mwaka w'ibihumbi 2007 baza gutandukana mu mwaka w'ibihumbi 2014. Kuko imyaka 7 bamaranye babyaranye abana 2, aho umukobwa witwaga Jasmine hanyuma umuhungu akitwa Jackson. Jeremy kandi yongeye gushyingiranwa n'umukobwa witwa Charles mu mwaka wa 2018 baza kubyarana umwana w'umuhungu witwaga Bay Jackson ufite mushiki we witwa Ali, umukobwa ukomoka kuri nyina. Bieber yize muri kaminuza ya Stanford, yize kandi muri Jane Sauve Catholic School no kuri Bedford muri Public School. Mwarimu wa Bieber witwaga Kim Booker yakundaga gushyigikira uyu muhanzi muri byinshi ndetse no gukomeza gutuma impano y'uyu mugabo itazima, kuko ari we wamwegerezaga ibyuma byo gucuranga ndetse n'ibindi bitandukanye, aho Justin Bieber yagombaga gukomeza kwimenyereza uyu mwuga we wo gucuranga kandi akaba ari ikintu yakundaga ku rwego ruri hejuru. Justin Bieber kandi yakomeje gucuranga ibi ngibi kugeza igihe yamenyekanye ku ndirimbo zigiye zitandukanye nk'indirimbo yitwa Sorry What Do You Mean, yaje kuba umuhanzi mwiza ufite ubudasa ndetse n'izindi ndirimbo twagiye tumumenyaho nka Despacito ndetse n'izindi. Justin Bieber kandi yarangije amashuri ye mu mwaka w'ibihumbi 2012 arangiza afite impamyabumenyi ya A4 GPA. Iyi akaba ari impamyabushobozi ikomeye cyane. Yatangiye kandi gucuranga mu mwaka w'ibihumbi 2007 aho yacurangaga ibyuma bitandukanye birimo piano, gitari, ingoma, trumpet ndetse n'izindi. Kubera ko Bieber yarwaye kandi yaragombaga kuba yataramira mu bihugu bitandukanye ndetse no mu mamurika y'impano yagombaga kubera muri Stanford, hanyuma yaje gukomeza gushyigikirwa na mama we witwa Marette, hanyuma akomeza apostinga indirimbo za Justin Bieber yaririmbaga ndetse n'izo yaranditse ariko zasubiwemo n'umuryango wa Justin Bieber, ariko kuri cover y'izo ndirimbo akandikaho ngo Justin Bieber wanyu niwe ubakunda. Indirimbo yakoze bwa mbere yayikoreye muri studio yitwa LBMG and Island Record. Mu mwaka w'ibihumbi 2008 Bieber nibwo yasohoye indirimbo yitwaga One Time. Iyi akaba ari indirimbo yakunzwe cyane ndetse ku rwego ruri hejuru, benshi rwose bakagenda bamusaba kuyisubiramo ndetse n'abandi bakora amakava y'indirimbo akaba barayikozeho ari benshi, bigaragara ko andi ndirimbo yari ikunzwe kandi iri kuri top cyane muri iki gihugu cya Canada. Abahanzi ndetse n'abandi benshi bagiye bavuga ko Bieber ari umwe mu bahanzi bazamutse neza ku rwego ruri hejuru. Uyu munsi wa none Justin Bieber afite abasubscribers barenga 78,000,000. Rwose akaba ari umuhanzi bigaragara ko yakoraga ndetse mu buryo budasanzwe. Umugore we witwa Hailey Bieber, uyu nguyu ashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2018, gusa bazi kubyara umwana bamwita Jack Blue. Hanyuma uyu mwana ndetse rwose akaba ari umwana umeze neza, kandi n'uyu mugore Hailey Bieber akaba ari umugore udasanzwe, kuko muri Amerika ni umugore ukunda gukora ibintu bya business ndetse ni umukire cyane, arazwi kuko ari umwe mu bakire badasanzwe kandi bashobora kubarizwa muri iki gihugu ndetse muri izi leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu munsi wa none mu mwaka w'ibihumbi 2025 Justin Bieber ntabwo byoroshye. Benshi bagiye bishyuza ndetse bibaza impamvu batakibona Justin Bieber, bakibaza icyo yaba yarabaye impamvu batakimubona kuri stage ndetse abagezaho indirimbo zitandukanye nk'uko yabikoraga mbere. Ariko uyu munsi wa none Justin Bieber yahuye n'ikibazo kuko yarwaye indwara yitwa Ramsay Hunt syndrome. Iyi ngiyi ni indwara yatumye Justin Bieber arwara pararize mu gipande kimwe cy'amaso, hanyuma rwose biba ngombwa yuko aba yitaruye gutaramira
ahandi hantu runaka, dore ko yabaye yajya kwivuriza mu bitaro byinshi bitandukanye byo hariya muri United States ndetse no muri Canada, ndetse abantu benshi bakaba bahangayikishijwe n'uko Justin Bieber adaheruka kugaragara, ndetse bakaba batekereza ko ashobora kuba afite ikibazo kidasanzwe ndetse cy'umwihariko kubera ko aheruka kugaragara muri New York arimo agenda wenyine ndetse nta wundi muntu bari kumwe. Iyi ndwara Justin Bieber iterwa we arwaye ni indwara iterwa na reactivation of the herpes zoster virus. Iyi akaba ari indwara ndetse rwose idakunze kugaragara, ariko iyi virus iyo yagufashe ituma igipande kimwe cyawe kiba paralize, ari nako byagenze kuri Justin Bieber, hanyuma akaza kurwara paralize igipande kimwe. Gusa ikiganiro aheruka gukora avuga ko rwose ari kugenda yoroherwa ndetse bimwe biri kugenda bikemuka, kandi ko afite icyizere cyo kongera kugaruka mu ruhando rwa muzika. Nshuti mwarimu dukurikiye, nshuti mwarimu ukurikiye Uvawaji TV Rwanda, banza nanone ugire isengesho usengera uyu muhanzi kugira ngo abe yakira, hanyuma twongere kumubona. Mbese mubo yashimishije ndabizi ko nawe urimo, hanyuma gira isengesho umutura maze uvuge uti Mana kiza Justin Bieber, ubyandike muri komenti. Mwese mbifurije kugira ibihe byiza, njye mwari kumwe nitwa Thomas. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi turakomeza kubana mu biganiro biri update ndetse n'ikijya mbere ku bahanzi bagiye batandukanye.